bapfukamye harimo umumama umwe asuwe n'inzoka ubugira gatatu inzoka imubereye inzoka iwe mu rugo inzoka imusengeye urugo umuryango ubuza amahoro kubera inzoka umva mama ngo hanurire ntuhaguruka wicecekere ukomeho kandi ntuvuge cyane ubyumva rebota witeko sayadona iyi nzoka yoherejwe na maraya kugira ngo uve mu rugo ugende dore umunezero mu rugo warangiye sayimoni yagutwaye umunezero mu rugo umugabo n'umugore ntibakinezerwa witeka arambwiye ngo ugipfukama yishyura umudayimoni w'inzoka urarangiye Imana irambwiye ngo barabikoze bagutwarira urushaho ariko Imana ikarusha kugiye gushaka yewe umureke mubwire reka dusenge oya mwese muri kunyumva hari ikintu Imana ivuganya nanjye Imana irambwiye ngo mu bantu bari hano ntabwo nakuvuga izina kuko abantu turi hano twese ntabwo twejejwe Imana irambwiye ngo hano hari umukobwa wasambanye amaze gusambana nta n'ibyumweru bitatu birashira kabiri amaze iminsi afite ubwoba yuko yasamye inda Imana irambwiye ngo uyu munsi ijwi wumvishe ni iryawe kandi irambwiye ngo ijwi ni irya nyuma Imana ivuganye nanjye ngo kabiri nimba urashidikanya ujye kwa muganga urebe kabiri Imana irambwiye ngo icyakora uyu munsi nanone niwemere ukaza ukumvira hari ikintu Imana iri gukora ku buzima bwawe kuko gatatu Imana ivuganye nanjye irambwiye ngo umuntu mwaryamanye afite ubwandu bwa sida umukobwa wagendanye n'Imana ntabwo amanura ingutiya umukobwa wagendanye n'Imana ntabwo bamukandira amabere umukobwa wagendanye n'Imana ntabwo bamusomagura umukobwa wagendanye n'Imana agendana n'Imana haleluya zinjiragendana nayo barayakanze dore kumvikana barayakanze baransomagura mu kugakunda ikintu cya mbere cyandangaga iyo nagasomaga nakundaga umuziki ubu njye nari nzi kubyina ku rwego ariko aho nageze mbyinira byeri nageze mbyinira Yesu haleluya aho nageze nsoma byeri nageze nsoma inzandiko nyine ko ntacyo ugira zamura ikiganza mwaki tagira itorero nari musengera zamura ikiganza mwaki ntabwo ni butinde turi hano dushaka kuvuga gukomera kw'Imana rero mbahaye ikaze mwese torero ry'Imana ni mwumva uko Imana imbwiye 2024 umwaka mugiye kwinjiramo n'umwaka abantu bagiye gushaka uburyo bazasenga bakabibura abantu bagiye gushaka uburyo bazasenga babibure 2024 mugiye gushaka umuntu muzasenga abantu ngo banze gusenga Imana hakiri umwanya wo gusenga ariko 2024 mugiye gushakisha umuntu muzasenga ratadisi icya kabiri hari ikintu kibaye 2024 umudugudu wakabuye ni umudugudu Imana ije gukiza nk'abasazi bari Imana ni umudugudu uranzwe n'abasazi haleluya yambara agakositimu Zaburi ya mbere.
ngiye gutanga ubuhamya reka mbireke tipe kazi wanjye ndabona yahasetsa mwana turakwakiriye amahoro y'Imana ndamwezere maze kuba Imana duhana umugisha nitwa Chantal Nzabirinda ubwo musigaye nitwa Mama Samuel atari yagenda nawe ahagaza
shata ahubwo yitwa Mama Samuel. Haleluya. Ngirira umuntu muhagararanye mubwire ngo igitondo kimwe Imana izagutabara. Mufate umubwirire mufate. Abahano ko batabwirana. Abantu bahano ntabwo babwirana. Abahano ntabwo babishaka. Abahano ko mutabwirana. Wambaraga ingutiya sigaye yambaraga kositimu. Uretse Vedaste utajyaga ngahage asigaye afite itsinda ry'abantu 12 bose agaburira ku manywa na nijoro bakajya bagahaga. Uretse mubwire Vedaste ushidikanya kuri bino bintu nacumbitse muri iyi nzu imyaka myinshi nari ni inyuma y'uriya mukecuru mere ndakwemera mwana. Reka nigarure nimureke nigarure ntabivuga. Reka mbabwire nubakira wa muntu wo hepfo hano inzu twagiye kuvoma ahantu ibunaka njyana y'ikidaraba dashaje dasi ikidobo cyanjye mwana twari turi twubakira kwa epfo hari akawa mutipe kabiri muri njyanye y'ikidobo tuvoma amazi amafaranga yo kwishyura amazi arabura. Arambwira ngo none se waretse ntabwo hasigaye nkakigumana. Ngiye kwemerera arambwira ngo sigaho abo nkojeje isoni ntu. Reka mbabwire iyi Imana ntabwo ijya yemera ko dukorwa n'isoni. Nani shimwe abana mumeme akayira nani shimwe ariko Mana we waraturengeye. Ariko Mana waraturengeye. Uyu niwe mutware uhagarariye nyakubahwa perezida wa repubulika muri kino gihugu muri no mudugudu. Uyu niwe ntumwa yiwe iri hano kandi arakwemera natwe turakwemera. None se bagije mikrofone tukatware wagace akaduha ikaze. Amen. Nakiriye nanjye. Amen. Nejejwe n'Imana muri aka kanya. Imana iduha umugisha. Amen. Ndabakiriye muri muno mudugudu wa Kabuye. Amen. Uriya ni mutekano nawe. Mutekano twabishimiye twabanezerewe. Haleluya. Kuduha akanya tubabwire nawe. bakwicaje hafi hariya nyine se ko atari njye waguhaye intebe ko nasanze barayihawe reka bayiguhe none se kwishyira ku isi ntibanyemerere ngarura akanya. Shimiye Imana ko iduhaye kino giterane mwese mbahaye ikaze mwiyumve mwikaze. Abantu basengera muri Angilikani muri ADPR ku nkuru nziza hepfo hano, abasengera kuri Methodiste, abari hano kwa Padiri ruguru n'ahandi ntarondoye. Mwese ahantu mugiye muhagaze mwazamura ibiganza mugatera haleluya. Mwese muri abantu b'Imana, Imana irabemera. Hari abandi bantu
abantu ngira ngo nakire abandi bantu batagira idini muri ayo ibyo byose navuze iri torero cyangwa idini azamura ikiganza nawe mwakire yego mwana zamura ntacyo bitwaye neza nyine ko ntacyo ugira zamura ikiganza mwakire tagira itorero nari musengeramo zamura ikiganza mwakire ntabwo ndi butinde turi hano dushaka kuvuga gukomera kw'Imana rero mbahaye ikaze mwese mwiyumvemo ikaze reka subize ndi kumwe n'umushyitsi tugiye kubana nawe umuvugabutumwa umumeri mwiza ukeye avuye mu mujyi wa Kigali rero twishimiye mama kubana natwe kandi turi kumwe ndetse na mwene data Charles guturuka mu ntumwa z'ubyutse mwese na mama guturuka Uganda turakwishimiye Mana mwese bahumugisha tugiye gukomeza muri kino gitaramo reka nireke umuyobozi wa gahunda akomeze ungumishije hano ntabwo gabyinshi karibu umuyobozi Imana iguhumugisha amen
mwakire ahanurire ubwoko mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Uwiteka nabane nawe. Amen. Shimwa Yesu Mucunguzi, shimwa Mana yamutanze, shimwa nawe Mwuka Wera wabutumenye. Oh shimwa Yesu, shimwa Yesu Mucunguzi, shimwa Mana yamutanze, shimwa nawe Mwuka Wera wabutumenye. Turavuga ishimwe ryawe, turavuga imbaraga, turavuga imirimo myiza twakubona. Turavuga ishimwe ryawe, turavuga imbaraga, turavuga imirimo myiza twakubona. Amen. Hallelujah. 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 Murengeze Mwuka Wera. Abuze uko abigenza. Arebye kuri papa, arebye kuri mama, arebye kuri uncle, arebye kuri auntie, arebye kuri tante, abona ikintu bamumariye, arebye ku mugabo yashatse, arebye ku mugore yashatse, arebye ku bana yabyaye, abona bose bagenda bamusiga, abona iyo babikije ibanga barimena, abona n'iyo baganirije bamuvamo, aravuga kugendana n'Imana. Hallelujah. Hallelujah. Umuntu wagendanye n'Imana ntajyayo. Umuntu wagendanye n'Imana ntabwo ajya korwa n'ise. Umuntu wagendanye n'Imana nta nubwo ajya se. Ubusa murabyumvishe? Kari agaciro. Uko mubona aha ibiro bingana gutya, metero zireshya zitya, amazina data na mama banyise Muhimana Odette. Se nta kwanga kwita neza, yarabizi ko nzaba umwana w'Imana. Haleluya. Ndi umudamu ndubatse, mfite umutware n'abana ntazi umubare kuko gahunda ni ukubyara. Umugore utabyaye ntabona iposha. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe. Abamama batabyaye, abamama batabyaye, mfite gahunda yo kubabyara. Yego. Gahunda ni ukubyara. Haleluya. Haleluya. Ngo gahunda ni ukubyara. Haleluya. Iyo nzira ifite amajyambere. Hanyuma rero nari ngutangarije ngo wowe ufite gahunda yo kuringaniza, ubwo wowe uzashobora ntuzakipashe. Ubundi waringanije uzi neza ko abo wabyaye ari bushoboye kurera, hanyuma ubwo nta pasha wemerewe, ariko genda yemerewe. Imana ishimwe. Ababanza mwese mu ntunga ibiganza ngo Imana ibane. Yesu we wakoze. Imana ishimwe. Hema yo munsi y'ababyeyi banyuze, hanyuma Yesu abirenze akimara kumvuriro deba kwa Makire mwena Miyere iwabo w'amase, iwabo w'Itonde, iwabo w'Ibivuzo, iwabo w'Urwagwa, iwabo iyo ngiyo. Aravuga ngo sije gusa ntaho nagambiriye kukugeza, aravuga ngo ngwino uje mu bandi. Ngwino winjire mu rugo kwa Yesu, inyuma ni habi, ngwino winjire. Inyuma ni habi, ngwino winjire. Hanyuma ahita ampamagara, amaze kumpamagara
haleluya haravuga ngo si ibyo gusa ndumva nifuza ko kugira umuririmbyi amaze kugira umuririmbyi abandi ibintu ntabwo bihagije mubona ukwiye gusara kuko abisi bategetse yuko usarira mu isi ariko njye ndashaka ko usarira mu bwami bwanjye ubu mubona hano bwarabaze haleluya aravuga ngo ndashaka ko usarira mu bwami bwanjye hanyuma ukajya ugenda uvuga ko ndi Imana igira neza ariko ubundi ntanavuze ubundi ibyo ntimwabona ko Imana igira neza rimwe ndi umugore mwiza kabiri ndambara neza gatatu ndaberwa kane mvuga Imana neza gatanu yuko Imana iraneze hanyuma Yesu arangije agitegereje avuga ngo si izo gusa nguhaye kuba umuhanuzi uhanurira amahanga ndi umuhanuzi w'Uwiteka haleluya ntabwo ari byo nirata Kristo abanje kumusara kugira ngo mbamburwe ndirata Kristo wamennye amaraso kugira ngo mbabarirwe ibyaha ndirata Kristo ababajwe kugira ngo njyewe ubwanjye njyewe Imana wadetema amaganza haleluya mbashe guhagarara imbere y'ubwoko bungana gutya mbabwira ineza y'Imana Imana tugirire neza ni bake bashobora guhagarara nk'aba bakavuga ineza y'Imana ariko njye ndabihamya Imana itugirire neza hanyuma bitegereje asanga ayo mazina y'ababyeyi bakwise buhagarariye aho ngaho reka njye nkwiyitire ndi Imana data wa twese yaremye ijuru n'isi arambwira ngo icya mbere nkwise Esiteri haleluya mikoro zitaraza twaravugaga aravuga ngo nkwise Esiteri amaze kunyita Esiteri aravangira naryo ntabwo rikwiriye aravuga ngo nkwise Debora avanyeho Debora aravuga ngo nkwise Mikaya avuga kunyita Mikaya ahita ambwira ijambo rikomeye aravuga ngo sibyo ngo nkwise izina ryitwa Gihozo amaze kunyita Gihozo mwiri kumutitiriza ahita ambwira ngo sibyo gusa ahubwo nkwita umutambyi amen genda umutambyi w'Uwiteka haleluya ikintu Kristo amumagariye ni ukubwiriza abantu ubutumwa bwiza nkabwira ko Imana iruhura nkabwira ko Imana itanga abagabo nkabwira ko Imana itanga urubyaro nkabwira ko Imana itanga amahoro Imana itanga kugubwa neza Imana itanga kuzibuha Imana itanga kurya umuntu agahaga mbese nkababwira yuko ari igihe cyo kuva mu byaha tukakira umwami haleluya mvuze ibyaha abantu barahunga nari mubi hano mwese uko muri aho none muraba muri kugeza ku rwego rwanjye haleluya ibi ni iki nari mubi nimvuga ibyaha ntubabare ntabwo nari wo kugirirwa imbabazi nanjye nari wo kugirirwa umujinya nk'abandi bose haleluya ariko kubera yuko Imana yafashe umwana wayo ikunda w'ikinege ikamutanga ku bwanjye nawe nicyo cyatumye n'uwari mubi yongera akahindurirwa izina akaba umuntu muzima nicyo cyatumye uwitwaga Sawuli yahinduriwe izina haleluya Imana ishimwe aya niyo mazina umurimo nkora nawubabwiye ndi umuririmbyi ndi umuhanuzi ndi umuvugabutumwa ndi umujyanama haleluya ingo zasenyutse njya mbasha kuzubaka nyawe n'umwuka we Imana itugirire neza ndi n'umunyamasengesho wabigize umwuga ntabwo ari ibintu nihinzemo ahubwo njye bikoreshwa n'agahato kuko namaze kumenya neza ko ubikoze abikunze azabigororerwa haleluya ingororano zirahari bene data ingororano zirahari basore ingororano zirahari bakobwa ingororano zirahari bagabo ingororano zirahari Imana itugirire neza njye nari umuntu ukunda agacupa kitwa Primus muri kunyumvara abantu banyumva hari hakurya muzamura ikiganza nakundaga akantu kitwa Primus kari kagahuza imiryango kagahuza inshuti n'abavandimwe kagahuza abagabo n'abagore ntabwo wabimenya hanyuma ni kugakunda ikintu cya mbere cyandangaga iyo nagasomaga nakundaga umuziki ubu njye nari nzi kubyina ku rwego ariko aho nageze mbyinira byeri nageze mbyinira Yesu haleluya aho nageze nsoma byeri nageze nsoma inzandiko ariko ndakumva Yesu Imana itugirire neza nari ndi kubibwira niyo mugabo w'umupolisi aravuga ngo nahawe ikibanza na data wo mu ijuru mu rugo rwe rwera haleluya Imana itugirire neza Imana ishimwe umuntu wamwera mu kabari ko kwa Yowerisha umuntu bakamwereyemo
avuga ururimi rushya ntamwere mu kabari ko kwa Yoweri Imana itugirira neza ahita akubwira ngo umva ko Imana ivuganye nawe neza bihimibirira yasire barashayirwa none were mu kabari ko kwa Yoweri ndabifuriza ko kanywera muri mugoroba haleluya 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 arajya kubabwira ngo umuntu wagendanye n'Imana umukobwa wagendanye n'Imana ntabwo ananura ingutiya umukobwa wagendanye n'Imana ntabwo bamukandira amabere umukobwa wagendanye n'Imana ntabwo bamusamagura umukobwa wagendanye n'Imana agendana n'Imana haleluya izi ntaragendana nayo barayakanze dore kumvikana ba barayakanze baransamagura ariko maze kugendana nayo icyubahiro haleluya maze kugendana nayo irambwira ngo ubu ntabwo ukiri wa wundi muhinduriye insina mana we haleluya ijambo ry'Imana rirambwira ravuga nimuba muri njyewe nanjye nkaba muri mwebwe ngo musabe icyo mushaka ni ukuri umuntu wagendanye n'Imana ntabwo ajya mwaramwara n'urubyaro rwe ntabwo rusabiriza Imana itugirire neza nugendana n'Imana n'uwe nka ba bandi bavuga ngo abagenda bayembayemba niyo badateje akaga kuyembayemba biragatsindwa gukizwa nabi bitera umwaku kandi gukizwa neza bisaba umugisha haleluya haleluya Imana itugirire neza naturutse i Kigali ntuye mu Gatsata haleluya sengera muri Adeperi ariko ntabwo nirata idini njye nirata Kristo nta nubwo ndimbata y'idini ndimbata Kristo ahantu hose ngeze bavuga Kristo nk'umwami n'umukiza mbana nabo ahantu ngeze hose bavuga Imana yera yo mu ijuru mbana nabo haleluya Imana itugirire neza ndashimira Imana igitanga ibyiciro shimira Imana ihindura amateka shimira Imana yarakoze haleluya njyewe mfite ijambo rivuga ngo nkwiriye gukora umurimo w'abantu hakiri ku manywa mugiye kwira bakobwa mugiye kwira babyeyi mugiye kwira bagabo mugiye kwira aho umuntu atakibasha gukora nkwiriye gukora umurimo w'abantu Imana ije kukubaza ubusabe bwawe icyo wabukoresheje Imana ije kukubaza ubukumi bwawe icyo wabukoresheje Imana ije kukubaza mu bugore bwawe icyo wakoze yewe mugabo Imana iraje ije kukubaza ubugabo bwawe icyo wakoze buri wese azatanga raporo haleluya haleluya Imana iraje bene data Imana iraje ntabwo ari igipindi cy'abarokore Imana iraje ntabwo ari amagambo y'abahanuzi Imana iraje yewe batarabibona Imana iraje Imana iraje hano Imana irahageze Imana irahatambutse nimwumve Imana iraje haleluya Imana itugirire neza ijuru rirahari n'abazarijyamo barahari kandi iri juru si amagambo ijuru n'ibikorwa iri juru abazarijyamo barahari barateguwe yewe ukiri mu busambanyi garukiraho yewe ukiri mu businzi garukiraho yewe ukiri mu nzangano garukiraho yewe ukiri mu moko garukiraho ngaho Imana idutabare Imana iturengere Imana itugirire neza haleluya ari ndi kubaramutsa ndimo kubibwira kwiga ijambo ry'Imana ntabwo mbatindira Imana idutabare ntabwo mbatindira mwihangane ni akanya gatoya ariko hagirwa benshi hakumva beneyo kandi nta nduru ivugira ubusa hehe ku musozi Imana itugirire neza ariko mbibutsa ko Imana ifite imbabazi haleluya Imana iracyateza ibiganza iracyavuga ngo n'uyu nawe namumeneye amaraso uyu nawe namukubitiye za mpeni uyu nawe namuciriwe ya macacwe uyu nawe namucumitiwe rya cumu nawe yagaruka haleluya nawe ngwino amarembo aracyakinguye Imana iracyateza ibiganza iracyagufitiye imbabazi iracyagufitiye impuhwe iracyagufitiye byinshi byiza iracyafite kugukura muri karande iracyafite kuguhereza amahoro mu
yatateze ibiganza ngo nawe uzi uyu munsi kwakire Imana itugirire neza. Haleluya. Tujya gusoma ijambo ry'Imana. Umuntu uzi gusoma neza afatiye Bibiliya. Tujya muri Zaburi ibice byaho 46 turasoma ku murongo wa 5 n'uwa 6. Hanyuma undi nawe arambure muri Ezekiyeli ibice byaho 47 arahera ku murongo aho wa mbere. Ndamubwira hageza. Hanyuma undi nawe afata Bibiliya n'abantu batatu nkorana nabo ajya muri Yohana ibice byaho 4 ahera ku murongo aho wa mbere. Hanyuma twumve icyo Imana ivugana natwe muri uyu mugoroba. Ndasaba umwanya wo kubaza komeza. Reka dusome igitabo cya Zaburi ibice 45 umurongo n'uwa 5. Yego. Abantu tube maso. Amen. Satani arwanya ijambo. Amen. Kuko hari impamvu riba rije mu buzima bwacu. Yego. Reka dusome mu izina rya Yesu. Amen. Hariho uruzi imigende yarwo. Hariho uruzi imigende yarwo ishimishwa ururembo rw'Imana. Amen. Nirwo hera hari amahema y'isumba byose. Haleluya. Imana iri hagati muri rwo ntiruzanyeganyezwa. Amen. Imana izarutabara mu museke. Banishe. Mani guha umugisha. Muri Ezekiyeli ibice 47. Umuntu wahageze yadufasha. Ezekiyeli 47. Urahera ku murongo wa mbere. Kimano Ezekiyeli ibice 47 umurongo wa mbere. Nuko angarura ku muryango w'urusengero. Yego. Ndebye mbona amazi atembamo munsi y'irebe ryaho. Yego. Aherekeye iburasirazuba. Amen. Kuko urusengero rwari rwerekeye iburasirazuba. Yego. Nuko ayo mazi atembamo iburyo bwarwo ikusi y'igicaniro. Amen. Maze ansohora mu nzira y'irembo ryerekeye ikasikasi. Yego. Anzengurukana mu nzira iri hanze ageza ku irembo ry'inyuma aherekeye iburasirazuba. Ndebye mbona amazi atemba anyura mu ruhande rw'iburyo. Amen. Amen. Twagiye muri Yohana ibice byaho 4. Yohana 4 ibice 4 umurongo hera ku murongo wa mbere. Nuko umwami Yesu amenya yuko abafarisayo bumvise ko yigisha kandi abatiza benshi arusha Yohana. Icyakora Yesu ubwe si we wabatizaga ahubwo n'abigishwa be 3. Nicyo cyatumye ava i Yudaya agasubira i Galilaya yiyumvamo ko akwiriye kunyura i Samariya. Haleluya. Amen. Nuko agera mu mudugudu w'i Samariya witwa Sukara bugufi bw'igikingi Yakobo yahaye umwana we Yozefu, kandi aho hari iriba rya Yakobo. Amen. Amen. Nuko Yesu ananijwe nuko yagenze cyane apfa kwicara kuri iryo riba hari nk'isaha 6. Umusamariyakazi aza kuvoma. Yesu aramubwira ati mutuzi two kunywa, kuko abigishwa be bari bagiye mu mudugudu kugura ibyo kurya. Umusamariyakazi aramusubiza ati kuri umuyuda nawe umusamariyakazi uransaba amazi ute? Icyatumye abaza atyo ni uko abayuda banenaga abasamariya 10. Yesu aramusubiza ati iyaba wari uzi Imana y'Imana, Mana ishimwe, ukamenya n'ugusabye amazi uwo ari we, nawe umusabye nawe akaguha amazi y'ubugingo. Amen. Imana iguha umugisha kandi Imana ikugirire neza. Imana ikwagurira imbago. Imana iguha icyo umutima wawe ushaka. Imana ikuguriza imbaraga z'umutima. Amen. Haleluya. 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 Abanyumva haleluya. Dusomye amagambo menshi kandi atari menshi ndetse atari na make kandi amagambo y'ubwenge. Ijambo rya mbere riratubwiye ngo hariho uruzi ng'imigende yarwo. Haleluya. Amen. Ngo ishimisha ururembo rw'Imana kandi ngo Imana iri hagati muri rwo ngo ntabwo ruzigera runyeganyezwa. Amen. Ngo Imana iri hagati muri rwo
ntabwo ruzigera rugira gute runyeganyezwa iri hagati muri narinze kukubwira ngo Imana iri kumwe nawe ntabwo uzanyeganyezwa Imana iri kumwe nawe nta murozi uzakunyeganyeza Imana iri kumwe nawe nta bukene buzakunyeganyeza Imana iri kumwe nawe nta madeni uzakunyeganyeza muri kunyumva muri kunyumva narivuze ngo Imana iri kumwe nawe Imana iri kumwe nanjye iri n'igendana nawe ariko habwa icyo ntabwo uzigera unyeganyezwa ageze muri Ezekiyeli aravuga ngo ngabona amazi ngarimo atemba n'iburyo bw'urusengero haleluya hanyuma ngaramutembereza ngamaze kumufata ukuboko ngafata umugozi ngaragera ngamaze kugera mikono ngamazi yambere amugera mu bugomba ngo yongeye kumugera mikono ngarongera amugera mu mavi ngo yongeye ngamazi amugera mu rukenyero ngo yongeye kugera indi mikono ngamazi ngaba ni umugezi utabasha kwambukwa n'iki n'amaguru n'umuntu wese ubonetse keretse umuntu uzi kwibira haleluya turakundana mfashe bibiri turakundana wanyanga utanyanga birarangira Imana indimo ikungundishije haleluya hanyuma ngo amazi ngamugera mu rugomba umuntu wamugeraga imikono ariko avuga uko biri kose haracyarimo icyaha cy'ubusambanyi uwo uri mu kugera ngaravuga ngo hashobora kuba hakirimo ubusambanyi ngo yongeye amugeze mikono ngahita amubwira ngo burya ubusambanyi ndaburetse hazatereka noneho nongere ndebe nabyo ndabihagaritse yongeye gutera mikono ngabona amazi ageze mu mavi ariko nubwo aretse ubusambanyi bacyangwa inzoga wihishe aravuga ati aravuga ati ntabwo izi nzoga ndaziretse undi nawe aravuga ati noneho ubwo waziretse reka nze nongere mbere yongeye ateye mikono ngasanga amazi ageze ahangaha mu rukenyerero aravuga ati ariko nubwo inzoga waziretse uracyagambanira mwene so uracyagendera mu moko uracyavuga kuri umusimbuka mu mucaba n'umuzigama aravuga ati nimba ari inzu noneho nabyo ndabiretse hanyuma ngaravuga ngo noneho ubwo ubiretse reka nongere ndebe ngo yongeye gutera mikono ngo amazi ahinduka umugezi utabasha kwambukwa n'amaguru haleluya hanyuma ngo ayo mazi yarageze igihe yambukwa n'umuntu uzi koga umuntu uzi koga yarageze igihe agendwamo n'umuntu uzi koga n'umuntu uzi kwibira neza n'umuntu uzi gukaraba neza haleluya Imana kugirire neza ageze kwa Yohana hanyuma ngo Yesu uwo munsi ubundi ari inzira ya Yesu yari izwi iyo yavaga i Kigali ajya Nyagatare yari afite inzira ye ni inzira imwe yari izwi yuko iyo avuye i Kigali ajya Nyagatare yaca Kayonza agakomeza Kiramuruzi Kabarore Ryabega aho hose akarinda kika Nyagatare ariko ngo bigeze ku itariki 10 ku munsi wo ku cyumweru ku isaha ya saa 11 ngahita yiyumvamo kunyura hehe muri sosiyete ngo yahise abyiyumvamo avuga uyu munsi ndahanyura kubera yuko hari umusamariyakazi umaze igihe avoma yavoma yashika mu rugo inyota ikaba inyota yavoma yagenda akamesa bugaca umwenda wanduye yagenda yateka ibiryo bugaca byagaze kandi yagize gute yavoma atiyumvamo ko agomba ahindura uburyo ahindura inzira aravuga ngo ndi buhanyure hanyuma ngaho ageze asanga wa musamariyakazi ari kuvoma ngo Yesu ntabwo yari ananiwe cyane ahubwo ngo yabaye nk'uwinaniza yicaza kuri iryo riba ngaramubwire ngo wampaye kutuzi kugira ngo avuze amazi yaravuze ngo wampaye kutuzi naguhane umusamariyakazi yari afite ibintu byamubase yari afite ubusinzi yari afite amoko muri we yari afite inzangano zamubase aramubwira ngo ubundi kuri umurokore utanywa inzoga kutambaye ipantaro bombi kutajya mu bapfumu wirirwa mu rusengero wiriza agatambaro mu mutwe njyewe bombi ndavugana nawe gute njye ndi umusamari
kandi wowe uri umuyuda. haleluya ariko ndashimira Imana itanga ubwenge hanyuma ngo Yesu aramureba arangije ngo aramubwira ngiyaba wari uzi impano y'Imana iri muri njye nanjye wakansa ukamenya no gusabya amazi uwo ari we ukamenya ayo makuru wakamuhaye kuri utwo tuzi kuko si uyu munsi uhazomye gusa si uyu munsi wumvishe ubutumwa si uyu munsi wumvishe ijwi ry'Imana rirangurura si uyu munsi ubonye abantu b'Imana batambira Imana si uyu munsi ubonye ibyuma biri kuvuga ahubwo ni buri munsi uraza haleluya aravuga ariko uyu munsi wa none ninguha ku mazi yanjye haleluya ayo mazi araguhindukirira n'isoko kandi ntabwo uzongera kugira inyota ukundi kaka tuzagira ubugingo buhoraho ninguha ku mazi yanjye gusa Imana ishimwe hanyuma ndumva iki ari igice cyo mu Mutara kabisa abantu mwatunze inka cyangwa mwarazoroye hari abatunze hari n'aborozi yego aba ikintu cyitwa amariba twese turakizi cyane rwose ubundi iriba igihe cy'izuba bavomera amazi inka zikagira gute zikaza kubona aho zinywera zikanywa amazi agashiramo izuba ryava cyane riba rigakama ariko iyo ari isoko n'iyo izuba riri kuva isoko ihora idudubise aka kantu murakumvishe yego muri kukumva iyo ari isoko ntabwo ikama ariko iriba rigira gute rirakama icyo nzakubwira umuntu ufite iriba muri we uyu munsi areka inzoga akajijisha iminsi itatu umunsi wa kane akavuga ati burya naribeshye kizakubwira umuntu ufite iriba muri we uyu munsi arabura akamusengera ku busambanyi akumva arabukijwe yamara iminsi ibiri akavuga ati reka da irari rikanga akongera agasubirayo ibyo ni iriba ntabwo ari isoko ariko uyu mugoroba ndashaka ngo twongere dufate ku isoko amen haleluya amen abantu twakundanye tuzamure ibiganza abantu twakundanye tuzamure ibiganza Imana ibaha umugisha barimuza ngo uyu mugoroba ndashaka ko dufata ku isoko igatembera muri twebwe ikagendera muri twebwe natwe tukagira abantu tududubirizaho haleluya haleluya ntabwo mbatindira barinde kubabwira ngo uyu munsi Yesu yumvishe guca muri sosiyete Yesu yumvishije banyuramo ariko tuguha icyubahiro mwana haleluya muzi ahantu Yesu yanyuze yigeze anyura ahantu mu mudugudu hari impumyi ng'impumyi irangije yumva abantu baravuga ngo Yesu mwana Dawidi arakiza ng'impumyi iravuga ngo Yesu mwana Dawidi abafarisayo bahita baza ati ceceka banga ngo ceceka wowe urinde wo kuvuga urinde arongera arakomera ati Yesu mwana Dawidi mwanyuma ngo Yesu ahita mu gutwi ngo barongera bambwira ngo ceceka ng'impumyi irangije ngo si ibyo ngo yewe Yesu mwana Dawidi we hanyuma ngo Yesu abyumvishe aravuga ati numvishijwe umumvisha umuntu nkomanga impumyi bati ndashaka kumbabare Yesu aravuga ati bamunzanire haleluya baramuzana bakimugeza imbere Yesu ambwira ngo urashaka ko nkugirira ubundi wowe uri hano uyu munsi urashaka ko Yesu akugirira ati oya Yesu urashaka yuko agukorera iki muri uyu mugoroba yiyumvishemo kunyura muri iyi sosiyete urifuza ko Yesu akugirira gute impumyi tumubwira ngo Yesu wabasha wagira gute wampumura Yesu ahita ambwira ijambo rikomeye ahangaha ngo ndabishakakira humuka mu izina rya Yesu uwari impumyi agira gute arahumuka akigera mu mudugudu banatangira kubakoza uriya niwe maganza twari tuzi utarageraga kenda ese uriya niwe maganza twari tuzi utarageraga ahantu hano ese uriya niwe maganza twari tuzi neza ko twamuroze atazigera ashaka umugabo ese uriya ni wa wundi bari bararose yuko azahora mu ruzerero none Imana yamuhaye inzu haleluya arangije arababwira ati ni njyewe amen haleluya haleluya shamwanyikirije haleluya haleluya
Imana ibaha umugisha. Hanyuma Yesu yumvisha kunyura ahantu. Umusamariyakazi arangije Yesu aramubwira ngo genda uzane umugabo wawe. Hanyuma ngo umusamariyakazi nawe ahita yuzura umwuka wera. Ubundi umuntu Yesu yegereye gatoya niba atari yihanye ibyaha ahita yuzuye umwuka wera. Yesu apfa kuba yagize gutya yasengereye ahita yuzura umwuka wera. Haleluya. Hanyuma ngo umusamariyakazi arabimenya, ngamaze kumenya ngahita abwira Yesu ngo nta mugabo ngira. Kandi yari yararanye n'umugabo aza no kuvoma hari uwo yari yasize muri geto. ariko ahita amubwira ngo ntawe aravuga ati uyu mugabo abeshya. Aka kantu kumve neza. Aza no kuri iryo riba hari umugabo yari yasize muri geto. Hari uwari waharaye abyuka agenda haza undi. bwari seriwa Hanyuma agahita abwira Yesu ati njye nta mugabo ngira. Hanyuma Yesu akamubwira ati noneho uvuze ukuri rwose wawe kuko n'abariya batanu. bariya batanu nubwo ari wabandi babiri cyangwa undi yasize muri gato. Haleluya. N'abariya batanu bose sabawe. Ariko iyi Mana irareba cyangwa ntabwo ireba? Oya, iyi Mana iravuga cyangwa ntabwo ivuga? Imana idutabare. Yandishakira abasamariyakazi hano tugiye gusenga. Haleluya. Hanyuma ngo igihe kimwe Zakayo ngo yumvishe muri uwo mudugudu Yesu arimo gutambuka. Ariko uyu mugabo abantu basize ubwato, abantu bose barashika. uyu mugabo abantu baretse neza ubuganga bakavuga ngo turagiye. Uyu mugabo abantu bavuye mu kabari bakamukurikira. Uyu mugabo ni muntu ki? Oya, ni muntu ki? Abantu bose bashoreye afite buhanga ki? Zakayo aravuga ati uko biri kose uyu munsi, nanjye ndareba Yesu. uyu munsi ati nanjye ngomba kubona Yesu. Haleluya. Ngo Zakayo abona ubugufi bwe, ibyaha byari zaramugize mugufi, byari zaramuhinduriye igikuri, ibyaha byari zaratumye ataraba umuntu muremure, ibyaha byari zaratumye atabona umuntu w'Imana. Ariko ngo yumvishe uwo munsi, wari uzi ko Zakayo nawe yabyiyumvishemo? nawe yatubwiye yabyiyumvishijemo agira n'ishyaka. Oya, twiyumvemo. Haleluya. Twiyumvemo. Zakayo atabyiyumvamo avuga ngo none ubwo abantu bamwuzuyeho kandi nkaba ndi mugufi nakwiriye no gushika imbere y'uyu mwanya. Njyewe hari ikintu ngiye gukora. Ngo aragenda ashaka igiti, amenya neza ko kuba Uwiteka ari bwo bwenge, amenya neza ko kuva mu byaha ariko kujijuka, amenya neza yuko na leboneta ya wiri bene sase hemingini wa bene sase aravuga kuko umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntamwara, nicyo gituma nkomera mu maso hanjye akamera nk'urutare. Aravuga ku giti ndacyurira byanga bikunda. Aragenda ngo yurire igiti cya n'umuvumo, atitaye ku bantu yibye, atitaye ku bo yasambanyije, atitaye ku bantu yashimuse, atitaye ku bo yaroze, atitaye ku bapfumu yagiyemo. Aravuga ngo uyu munsi nanjye Yesu ndamubona. Arurira amaze kurira ngo Yesu araza. Reka mubwire ijambo Yesu yakoresheje ridakoreshwa n'abantu bose. Yavuze ijambo rikomeye aravuga ngo Zakayo ururuka. Haleluya. Iyo Yesu aza kuba umupfapfa yari kuvuga ngo manuka, ariko Yesu yavuze neza, yavuze ngo ururuka. Ni gake ngwino ni wowe wanganye muri hano sosiyete. Imana itugirire neza. Zakayo ururuka. Ngo Zakayo gake abona ibyo ndabagaruza, abona nasenye y'ingoro yawe ndazibasubiza, ayiwe abona sereje ndabasaba imbabazi, aho nimitse amaboko ndayaretse, amagambo nagize nasabye abana basaba ndetse arururuka iteka yagize muri warazireka, amaboko yarafite muri warazireka, arururuka arinda eboneka, arinda agasika imbere ya Yesu. Amaze gusika imbere ya Yesu arururuka. Haleluya. Amaze gushika imbere ya Yesu, Yesu aramubwira ngo uyu munsi nkwiriye kurara iwawe. Ati hari ikintu kibaye Zakayo, we ngiye kurara iwawe. yari yororotse.
haleluya asa ngo umunsi ndarari wawe Imana tugirire neza oze akimara kuvuga iryo jambo abantu basangiraga na Zakayo inzoga basangiraga nande abantu basambanaga na Zakayo abantu bajyanaga mu bapfumu babandi bicaraga agatsiko bari kugambana babandi basabyaga bagenzi babo batangiye kuryana inzara ureba nimba ari umuntu w'Imana nimba ari umuntu w'Imana kuko atamenya ko ari umunyabyaha aramwegera amushaka yaje uruhande rw'akabari none ngarajya no kurarayo aha baca imanza sha Yesu arabimenya aravuga uyu munsi ndasangira nawe rimwe ndarari wawe kabiri ndasangira nawe gatatu urahita ujya mu mubare w'abana bawe nawe ndagufata ngo ushyire mu mubare haleluya ngo Zakayo baragenda bakicara muri saro yiwe nta nubwo yarindiriye kwakira Yesu we ngo yaragiye ajya hejuru ahantu yari yaracukuye indake aho yabikaga boro zose yatera ahantu boro zose zari ziri mwana niwe wanje afite aruki ahantu hose yateraga boro akagenda agatsimba yaragenda arazitsimbura ati noneho uyu munsi ahita abwira Yesu ati nkubwire akantu hari ibintu nari naguhisha hanze hariyo abantu barimo baravuga nyemera urusigane ariko hari abantu bari hano abanyakenzi muri aho yemwe haleluya aratsimbura twa tuntu yari yaratsimbye akurayo utuzaratsi avanayo utuntu akurayo yororoka gake yororoka arororoka birangira byose abizanye aturetse n'ibyo ngibyo ku bintu nabo narahawe ntaramenya ubwenge ngiye kujya nambika abakene ngiye kujya ngaburira abashonje ngiye kujya ncumbikira abantu badafite aho kuba mbese ngiye kujya mfasha abana badafite uko babaho ariko Zakayo ntabwo yororotse abantu barabona ko Zakayo yororotse tuzamura ibiganza haleluya bari tugirire neza reba umunsi Zakayo aba umuntu w'Imana baba we ugira ngo niba tuma metero 3 uyu munsi ntabwo uri Zakayo nubwo upima ibere 100 wagira ngo uyu munsi nturi Zakayo ariko nyemerera Yesu aravuze ngo ururuka Yesu aravuze ngo ururuka nawe Yesu yakugirira neza ururuka nawe Yesu umusaraba wawe ururuka nawe Yesu uyu munsi musangirire ku meza ururuka ntabwo avuze ngo manuka uko umanutse wapfa aravuze ngo ururuka ngwino mukobwa ngwino mugabo ngwino musore ngwino mubyeyi ngwino mukecuru Yesu aragushaka bakugirire neza Yesu aragushaka baguhereza amahoro wabuze yewe urarukubita ibipfunsi inzu wabuze ibitotsi Yesu ari kuvugana nawe arakubwira ngo ngwino niba utanga ibitotsi Yesu aravuze ngo ngwino aguhereza ibitotsi warabibuze ndetse wagiye mu bapfumu ushaka amahoro warayabuze yewe hanze nta mahoro ahari amahoro ni Yesu yatanga amahoro ni Yesu yagira kandi amahoro Yesu atanga ntagira akagero nubwo arondoreka ayo mahoro umuntu yafite agamuhumuriza haleluya uyu munsi nutayata bini wiridaya zevotayini wirishayini grome Mana irakugirira neza ukageza mu kanya keza ntabwo mbatindira Mana tugire neza gusa nabakunze kwitabira kwanyu gutega amatwi Imana ibampera umugisha haleluya Imana ibampera umugisha abakobwa abasore ababyeyi abagabo abifuza kururuka bakakira Kristo nk'umwami n'umukiza matambuka tukabasengera natwe twari babi harabo kugirwa umujinya nk'abandi bose twari turenze kuba Zakayo ariko tumaze kururuka Yesu atugirira neza aduha kuvuga ijambo aduha kubwira abantu ubutumwa bwiza Mana guhereza umugisha mu izina rya Yesu kandi Mana kumara umubabaro nawe ngwino winjire nawe tuguhaye karibu ahari uyu munsi yaba ariyo mahirwe yanyu mufite ahari uyu munsi
niwiri draya zenevo enema birashoboka ko wava hano igihe cyawe kikarangira igare ryawe rikaza ndakwiye waba usigiye nkuru ngwino winjire ngwino Yesu araguhamagara yewe wabaswe n'ubusinzi ngwino wegere Yesu yewe wabaswe n'ubusambanyi ngwino wegere Yesu ngwino Imana tugirire neza ijambo ry'Imana rirambwira ngo umuntu umwe mu isi iyo yihanye mu ijuru impundu ziravuga haleluya Mana ishimwe kandi yataye intama 99 aza gusanganira imwe yari yarazimiye haleluya birashoboka ko nawe uyu munsi Yesu yaje kugusanganira wimuhunga umukiza wirumwegere Yesu aragushaka guha amahoro yewe mukobwa gushaka byaranze wagiye ngo byaranze ariko uyu munsi wa none kwa Yesu hari amahirwe kwa Yesu hari ishaba wageze kwa Yesu biremera kwa Yesu hari abagabo beza kwa Yesu hari amafaranga kwa Yesu hari akazi ngwino Yesu aragushaka tera intambwe imwe gusa uzegere hino hano uje nawe ukamenya awundi waba ucikanwe uyu munsi Yesu yiyumvisha kunyura muri sosiyete yajyaga ava i Kigali yerekeza Nyagatare akamanuka Rwamagana akarenza Kiramuruzi Kabarore akagenda Cyanyirangegera akagenda ariko uyu munsi yageze i Kayonza ahita avuga ngo niyumvisha no kunyura muri sosiyete for enema la benestar awiri bini for enema sejo otrasi engeni wala okene for enema okakiti wiri bini rabo nesha enema ayo wiri bini la benestar enema wiri rabo enema zenebo akitayo bini wiri nestar amono wabuchikame tujya gusenga Imana abaye hari umuntu warucikanwe we kugira isoni muri rembe y'isi y'umwuka wera abantu nta soni mfite uretse ibyaha byanjye haleluya kugira isoni zo gupfukama hano ahangaha n'abantu bakeze twapfukamye ari imbaga y'abantu barenga ijana turapfukama twebwe twatuza n'umunwa wacu turavanga Imana tubabarira ubusambanyi turavanga Imana tubabarira ubwicanyi turabivuga ibintu birarya ibintu birakora bahogera mu myaka 9 havuyemo Samweli uteye ubwoba haleluya mu myaka 9 havuyemo Samweli ibintu birarya tuvuga Imana dufite ibihamya
tuvuga imana twabonye, tuvuga imana yabanye natwe, tuvuga imana ikura mu rupfu, tuvuga imana itanga amahoro. Iyi mana tuvuga irahari ntabwo ari igipimo. ariko mama gato wacuranze kabibwirire Karame reka dusengere aba bantu ntacyo bitwaye. kubera iyihe mpamvu Yego niba hari igisambanyi cyari gihari nanjye naricyo haleluya. kandi ntacyo nakwiye mu gusambana Nanjye nari igisambanyi uretse ubugegere n'ubuturi n'ubuturi n'ubwesikoro. ariko uyu munsi narabariye hari ingize ngo mwana wenda mwagira twebwe ntabwo tubivuga twihisha kuko ntitwenda gusubirayo twarakijijwe nta gahunda dufite yo gusubirayo twarakijijwe mubwire ngo ujye wihagararaho ngo ubuse ngo bambona gute reka nkubwire iri jambo ry'ubu tugusengere nta mahirwe imana iguha njye niyanye paruwasi ya ADEPR inkuba yateranye harimo n'umukobwa nterete abantu barababwira ngo nihana ubusambanyi ntabwo nzabona ubugingo. Imana ishimwe. Ndahaguruka mwayidirisha wakora Urahaguruka ndagenda njye imbere ndeba nka mbega ndidirisha mwana agarara imbere ya korari mu rugo nkanura ariko ndabivuga ko umwuka aramubwira ngo nimbivuge ndavuga ngo imana nimbabarira ubusambanyi yego ngo kandi bwose namwe mumbabarire yego barambwira ngo imana ikubabarire ngeze hanze baranyataka wakigwatiye mwisubira mu gikari ndavuga ati imana yambwiye kuvugira mu ruhame ni nayo mpamvu mbivugiye muri ndo ruhame nuko nabyihanye. Imana ishimwe. njyewe narabikijijwe narabikoze ndabikizwa. Haleluya. waretse kwihagararaho mwana ukaza tukagusengera uwakubwiye reba uyu munsi ukoza abusa ni umugabo mubiri mwabonye igikomere cy'umugore afite hariya yagiye samweli wazi niba hari umuntu ufite umugore muri uno murenge mwiza ndimo ntabwo nkabyo ni abagore bake bakwihanganira abagabo bamena amabanga y'ibyo bose ni bake ntihagira undi mugabo uzahagarare hano azavuga ati nanjye bose w'ijyamo mbese ubundi narabikoze naze yata imana iguha umugisha waje uhwiriye urimo urasenya urugo rwawe ngo umugore ntagukwiriye wakishe ubu aragukwiriye. Imana iguha umugisha. urimo urasenya urugo rwawe ngo umugore ntagukwiriye uwo mugore aragukwiriye ntabwo kuze tugusengera kwanyijaho kuko hari ibintu bihindutse reka dusengere reka mvuge aka kantu gabanya ku byuma gatoya. Haleluya. mwese muri kunyumva hari ikintu Imana ivuganye nanjye. Imana irambwiye ngo mu bantu bari hano ntabwo nakuvuga izina kuko abantu turi hano twese ntabwo twejejwe. Imana irambwiye ngo hano hari umukobwa wasambanye amaze gusambana nta n'ibyumweru bitatu birashira kabiri amaze iminsi afite ubwoba yuko yasamye inda. Imana irambwiye ngo uyu munsi iri jwi wumvishe ni iryawe kandi irambwiye ngo iri jwi ni irya nyuma. Imana ivuganye nanjye ngo kabiri nimba urashidikanya ujye kwa muganga urebe. Kabiri Imana irambwiye ngo icyakora uyu munsi nanone niwemere ukaza ukumvira hari ikintu Imana iri gukora ku buzima bwawe. Kuko gatatu Imana ivuganye nanjye irambwiye ngo umuntu mwaryamanye afite ubwandu bwa sida. hanyuma mushobora kwikeka mwarasambanye muri benshi ari muri iki gihande kugira ngo yisobanukirwe yanze kumukoraho nyine atagira ngo dukoze abantu nta mpamvu yo kumukora. tugiye kwisengera nagapfukamye kugira ngo dusengane n'aba bantu. yego reka sengane n'aba bantu yego nimusubiremo aya magambo nimusubiremo aya magambo mwami yesu mwami yesu uhereye none turaje utubabarire turakwakiriye utubere umwami n'umukiza ubugingo bwawe dukoreshe mwami yesu uhereye none uri umucunguzi w'ubugingo bwacu turakwizeye amen. usubiremo aya magambo ngo satani nta roho ufite ku bugingo bwanjye ndi umwana w'Imana ndi umwana w'Imana Imana rubasha Imana y'ubutatu butagatifu Amen.
kandi bakomereza amaboko bagushimye kubura umunyago wawe bagushimye kubura ubuzima n'itangaza ayo mashuri yo gukomera w'Imana barwaye karibu hano tubasengera Imana tutarasengera abagwayi basengera bahoze muri iyi nzira yaba ndende bakayivamo abantu bahoze muri iyi nzira none inzira ibaye ndende umukwe yari atinze bahita bacomokamo gato none bumvishije imbabazi z'Imana zigarutse ati twagaruka abo bantu nibaza tukabasengera abantu bahoze mu by'ubugingo mu by'iyi nzira bakaba barabirambitse hasi barabivuyemo nawe ukumva ushaka gusubira kongera kandi kwizera Kristo tambuka uze tugusengera Imana iguhe umugisha tambuka uze ngo barambona gute bihorere w'iyisi ari Imana iguhe umugisha mwana amaneza y'umuntu amutegura ngwino nano rero cyane ko wowe nawe sinaririmba abandi ko mutaza abahano ko mutaza bimeze biti muze dusenga n'Imana ijuru muze wisiga usingizo ukabirambika impamvu Imana yari ibigare kwari kugira ngo abanga uzi ukuntu bano bana arabaririmbyi beza aba mwebwe nimwunamuke uwo mubyeyi niwe ubasengera ntabwo ngiye niwe ubasengera reka rata buriya nibaganira ibyabo nyine none se uragira ngo nanjye ibyabo byumve ntabwo bizere baje turagusengera wowe hoze ukaba warabivuye bahoze bakizwa babivamo barigendera bahoze barinda babivamo barigendera bahoze barareze abantu bakomera Imana n'abadiyakoni bose babivamo barigendera babivamo barigendera wakarirya kadapfa gusengera Imana ko nawe wese gushaka nawe Yesu aragukeneye abo nawe bahuga Imana iguhaho n'Imana kuguha ukorera Imana atini Yesu yanunyira muri iyi sate yambwiye ngo nimbwire abantu baze Yesu abahora yambwiye ngo nimbwire ababyeyi ngo nimbwire abakobwa nimbwire abagabo nimbwire abasore abantu nibaze Yesu arabakeneye tambuka Yesu aragushaka abantu bazanye impamvu tudasitawe abantu bazanye impamvu mu murimo w'Imana abantu bazanye impamvu abantu bazanye inzitwazo nimuze tambuka uze wihuse tambuka uze wihuse mureke bagumane niba nawe Yesu aragushaka turekere ahangaha dusenga mama abangaba nibo basengera gusa ndakwinjiza zamura mikoro basengera Yesu Kristo Imana nziza Imana ndiho Imana yera Imana rubasha Imana ikiranuka Imana ibabarira Imana ivuga neza Imana igira imbabazi uyu mugoroba w'umugisha umugoroba w'umunezero turi imbere y'amaso yawe abakobwa abasore ababyeyi abagabo baributse bumvise ijambo ryawe bari barabaye mu kanya ariko uyu munsi bumvise ko wahanyuze barurutse baciye bugufi imbere yawe bahamagaye baratsinze amahema bagirira imbabazi yabo kurimbuka
Golgotha mana bagaruye mu nzira yawe bemeye kugaruka nta gahato niyo mpamvu Kristo mwiza n'utwaye abashize muri njyewe n'ubudahangarwa abashize muri njyewe uzagishana n'icyanjye wowe ngo uzagikorera kwiyubahisha natuye amahoro muri bene data natuye agakiza akimana k'umwuka wera izina rya Yesu Kristo ukwiyamamaza yegere kubafata ndakunezerewe papa y'imisa mugende musubire mu murimo w'Imana ntimukongere gucuka inyuma ukundi izina rya Yesu waruhamagaye abarwayi ngo abarwayi batambuke bihuse abarwayi mutambuke turasengera Imana ntabwo turi butinde mu banyaruke bihuse abarwayi batambuke baza turasengera twaririmbaga ino ndirimbo umubyeyi urwaye iberi ry'iburyo Imana irarikijije wowe rwose unihagurukire mu bandi nta n'icyo bitwaye iberi rya Imana yarikijije utirindira ngo bagusengere mbonye turimo turirimba iberi ry'iburyo Imana irarikiza iryo beri ribaye rizima igendere va mu bandi ntabwo ukwiriye kwirigumanamo indwara wari urwaye Uwiteka arayigukijije harimo umumama umwe asuwe n'inzoka ubugira gatatu inzoka imubereye inzoka iwe mu rugo inzoka imusengeye urugo umuryango ubuze amahoro kubera inzoka umva mama ngo hanurire ntuhaguruke wicecekere ukomeho kandi ntuvuge cyane ubyumva rebota biteko sayadona iyi nzoka yoherejwe na maraya kugira ngo uve mu rugo ugende dore umunezero mu rugo warangiye sayimoni yagutwaye umunezero wo mu rugo umugabo n'umugore ntibakinezerwa Uwiteka arambwiye ngo ubipfukama yishyura umudayimoni w'inzoka urarangiye abantu bapfuka harimo umwana w'umukobwa bamurambagira inshuro ntabwo bonyine nizo zapfuye Imana irambwiye ngo barabikoze bagutwarira urushaho ariko Imana ikarirusha kugiye gushaka yewe nimureke mubwire reka dusenge siko bakize ngo turi mu cyumba cy'amasengesho yabaye ntuntabaye nibeshye ndi muri rusengero mu cyumba ndi muri konseri we nimumbwire ngaruke mudugudu we kuta oya kumaye Yesu we ngo ariko Yesu yanyuze ikiyenzi ngo mu mudugudu w'Akabuye mu mudugudu wa hehe w'Akabuye ageze yasanga amoko yari ariyo agomba kwakemura haba burimo mu nyumva umva
ntuza we hari ikintu Yesu akoze hano muri uno mudugudu ndahubwire uteka we hari ikintu kiba kidasanzwe uyu munsi ni ku cyumweru ku itariki ijoro ryo kuwa kane bazafata abajura babiri muri uno mudugudu wa Kiyenzi uyu nguyu wa Kiyenzi wa kane ntabwo ari ibizaba mu gihe kizaza bizaba mu ijoro ryo kuwa kane ijoro ryo kuwa kane Kiyenzi n'Akabuye mudugu ni abajura babiri bazafata aba batipe bamwe barimo hano baje kuza ngo bihane bagabisha Uwiteka bafashe matekwa bazabakubitiza akabwana wasenze ugasengera bano bantu sengera bano bantu umwaka abantu bagiye gushaka uburyo bazasenga bakabibura abantu bagiye gushaka uburyo bazasenga babibure 2024 mugiye gushaka umuntu muzasenga abantu ngo banze gusenga Imana hakiri umwanya wo gusenga
ariko 2024 mugiye gushakisha ukuntu muzasenga ratadisi. Icya kabiri hari ikintu kibaye 2024 umudugudu w'Akabuye ni umudugudu Imana ije gukiza nk'abasazi bari. Imana ni umudugudu uranzwe n'abasazi. Haleluya. Nimureke mvuga aya magambo. Uyu mudugudu ugira abasazi. Oya naje mbibwira umunyonzi waruntwaye ariko inaha abasazi benshi. Uwiteka arambwiye ngo nimabwire ngo yohereje marayika uje gukiza abasazi bane muri uno mudugudu w'Akabuye. Ariko ntabwo mwakomera yohereje marayika imbaraga z'Imana zije gukiza. Ziteye gukira abasazi bane bagiye gukira mwari mubazi. Abo bari bazwi ntabwo ari abagiye gusara bashya uretse kuba rimwe bamama babiri abadamu babiri umwe azazira amagambo agira amagambo wagira ngo barayamurose cyari umudamu agira amagambo mbese we bari kuba bareba mugore agira amagambo nta rugo yinjiramo ngo rucane uwabo agira amagambo kamubwire nimureke mbereke. Iri ni iteraniro rya konseri ntabwo ari iryo mu cyumba. Muzi n'ibindi barakore. Mwana nawe zamura ikiganza nkubwira ka wowe w'ingofero kandi nambwiye ngo nikubwira aya magambo ku karubanda. Imana itagutereye imbago ntabwo wazapfa ubonye ikibanza. Ikibanza mvuga ntabwo ari iki ngiki cyaho haruguru yawe, ni ikibanza cy'ubugingo buhoraho bwo mu ijuru. Kubera abantu batatu, hari abantu bakubereye umuzigo barakunyaze kubabarira biranga, wanze kubabarira kubera abantu bakunyaze. Imana irimo irambwira ngo nikubwire ngo ubabarire. Kubabarira Imana niyo igutereye imbago. Sinkuzi ntabwo nkeneye no kumenya, hari abantu bakunyaze kubabarira biranga. Niyo ubabonye wumva urwaye nk'isesemi, wumva bigucanze kugira ngo uzabone ikibanza cy'ubugingo buhoraho. Nuko Imana igutereye imbago, akira umutima wo kubabarira ugenda ubabarira abantu. Reka mbabwire ababyeyi b'Imana muri kano gace ahangaha, ubundi wa mutipe wari abadutije umuryango tukawufunga kandi yicururiza, ntabwo nagukuriza mwabo. Ngutumyeho marayika w'Imana. Haleluya. Ngutumyeho marayika w'Imana. Nanjye ndarivuze. Ndarivuze ngo ngutumyeho marayika w'Imana. Imana ikugerera. Narishatse kuvuga ngo ngutumyeho marayika w'Imana. Avuga rero inguni zakubereye inguni. Hari inguni zakubereye inguni. Uwiteka azavugane nazo. Nanze guteza abafana mwana kubera kuri ijuru atawangoreyaga umutima. Yemwe we mutipe w'uyu muryango Uwiteka avuganye n'inguni zamubereye inguni. Yego arabasha karabana karabasha. Reka mbabwire akantu ka nyuma nawe bikose kirebo nepita ndonde bekirebo. Abakobwa muri hano n'abasore, umukobwa n'umusore uzihangana ku itariki 25 yewe we kwa 12 umva umukobwa n'umusore uri hano wumvishije iyi tangazo ugejeje imyaka yo kubaka urugo uzihangana ku itariki 25 za kuno kwezi kwa 12 urwo n'inzu y'umwaka uyu mwaka uyu nguyu turimo akaba yumvishije iyi mesaje akihangana ntakure n'ikanzu ntakure ngiki abandi ku itariki 7 z'ukwa kabiri. Haleluya, haleluya. Nohera abantu abakobwa benshi batakaje ubukobwa bwabo Noheri. Abahungu benshi batakaje ubusore bwabo. Imana irambwiye ngo nimabwire ngo uzihangane ntakuremo ikanzu. Ndaguhanuriye wa mukobwa, ntuzakuremo ikanzu, ntuzakuremo ingutiya, uzihangane nk'umuhungu bita Yosefu wirukanye. Uzirukanka ku itariki 7 z'ukwa kabiri Imana izamuhindukira akababaro. Ntabwo mucyumvishije. Ku itariki 25 z'uyu mwaka twinjiyemo abakobwa n'abasore bazihangana ntibajye gusambana. Imana izabahindukira akababaro ku itariki 7 z'ukwezi kwa kabiri. Muzamenya ko ubuhanuzi bwabanukiye mu isantere yayo.
mbonye umucyo w'Imana turasira. Haleluya. Kandi mu gihe twakirimo dusengera abagwayi nabonye umuntu wari urwaye indwara y'umutima banamuhaye randevu uwo muntu Imana yamukijije. Haleluya. Wabyumvishe? Bamuhaye randevu arwaye indwara y'umutima bamuhaye randevu yo kuzagaruka kwa muganga. Ntabwo ari ibintu bitazwi ube n'abaganga barabizi ko arwaye umutima. Uwiteka yavimbuye yamukijije umutima. Reka mwereke icyiza mudugudu we kamwereke mwana rero ngo amasaha aragiye kandi namwe murabibona. Hari umuntu ugize igitekerezo akavuga ati ngewe ninjoro iwanjye ibihabera ntabwo bisanzwe, ntabwo nagenda umuntu w'Imana atandambitseho ikiganza. Baguha akayira uze hano nyikurambikeho, ariko ntuze ngo inzoka ziri kundya mu nda ngo ngende umva ngo ni umuntu ufite ibintu bidasanzwe, ibintu bitagize gute bidasanzwe. Nagiye mu giterane epfiriya muri Kabeza ndimo mbwiriza asanga harimo umugore aragenda yajya kuri wese agasanga inzoka yatambitse kuri wese, yavuze induru baza bakayibura, yasubiramo ikagaruka, yajya mu cyumba cyagiye gusasa agasanga iryamye ku buriri bwe, umugabo yakwinjira akayibura, inzoka imubera inzoka. Turi mu giterane ndimo mbwiriza Imana irambwira ngo harimo umudamu umeze gutya, ndamuhamagara araza. Mu gihe ndi kumusengera sanga iyo nzoka ni nyirabuke wihindura inzoka kuko ntiyamushakaga. Ntabwo mpamagaye abagwaye inzoka, ntabwo mpamagaye abagwaye igifu, mpamagaye umuntu ufite ibintu bidasanzwe. Abandi mwegera inyuma, abo bantu bafite ibintu bidasanzwe banyegere hano bambabarire bapfukame. Ibintu ugiye gusengera mwabyumvise ni ibintu bitageze gutya, ni ibintu bidasanzwe. Umugore akabana n'umugabo we, ariko umugore akaba atakwigera abona umugabo we ko ari umugabo. Ntabwo munyumvishije? Ntabwo bano banyumvishije. Ni umugore ubana n'umugabo ariko akaba atarigera abona ko ari kumwe n'umugabo, igihe cyose nyine ntabona umugabo. Ubwo nyine hari ibyabaye, njyewe ndarekeye mureke nisengere bano bantu babo. Umuntu ufite ibidasanzwe bari ufite bamusengere. Urakoze kwivanamo mama, Imana ikomeye umugisha, maze Imana ivugane n'ibintu bibiri. Reka naguhanurira mu iteraniro nk'iri ngiri. Imana iciye umugozi w'akarande utuma umuryango uhora wigarukaho. Imana irambwiye ngo umuryango wanyu uhora wigarukaho. Imana iciye umugozi w'akarande utuma umuryango uhora wigarukaho. Haleluya. Iyo ugeze ngo ugiye kugira ikintu wakira mu biganza ntumenya aho cyagiye, kubera ko umuryango wanyu Satani yarawufashe ntushobora gutunga. Bamwe no twagabo ntabwo paniko tarabashadona mendikoto musini bituse. Mana nzima, Imana yera, Imana ikiranuka. Ebe ikota rarabash no kontra kasa meti kontra mama era sobe kota uyu kaubi chani yes 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 ndasenze izina rya Yesu Kristo abantu babona impinduka zije uhereye kano kanya vugana n'ibi bintu byari byabangamiye bazaze gutanga ubuhamya tugukomeye amashyi kubikoze n'izina rya Yesu. Zasobanukirwa ko umuntu w'Imana yanyuze mu gace iwanyu Uwiteka arabikoze. Mwaduhaye ntacyo tugataha, muduhe ntacyo dutaha, mubi ntacyo nawe. Duteranira ku itorero cya Cyendero riba hariya ku nzu y'abasaza, ahahoze hitwa ku Kizurura ku nzu y'abasaza. Aho duteranira ndabahaye ikaze ku cyumweru muzaze ku wa kane dufite amasengesho iwanjye muri Japeri. Nyakubahwa umuyobozi w'umudugudu, nubwo bwije ndakwinginze kiyo bugufi ndamanirwa dutubwire ijambo rimwe ariko ritubwire natwe turi abaturage bamwe n'Imana irakwemera na Kagame arakwemera mwana, nanjye ndakwemera dore ngahadi, kandi Uwiteka arakoze kuduha igihugu kizima. Umutekano Imana nzagura fanta muri abantu b'abagabo ikiyenzi. Barishimye cyane. Zamurira mikrofone abaturanzi. Haleluya, haleluya. Amina. Abantu basaba umugisha.
twibutsa ko Imana ibaha umugisha mubivuge mwese umugisha kandi mutarimo kubivuga umugisha mwese mubivuge kandi ijuru rirangashire amen. Umunsi w'ejo abantu bafite abana b'abakobwa batiga, abana batiga kuva ku myaka 10 kugeza kuri 19. Umuntu udafite umwana w'umukobwa utiga, hari umushinga ubashaka umwana na nyina kuri saa 8. Abo bantu barakenewe kuva ku myaka 10 kugeza kuri 19. Abana b'abakobwa batari mu ishuri bari kumwe n'ababyeyi babo, umushinga urabashaka. Zaburi ya mbere.